Sorry? Hello. Happy New Year. Bienvenido. Good night. Good night, que se dice. Famoso. No, esa gente sabe que la verdad que yo digo. Ndabasuhuje mwese abadukurikira kuri Umusingi TV. Mwiriwe abo tudaherukana muraho. Mukurike bari umwaka mushya muhire. Nizere ko mwawurangije neza, nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza. Uyu munsi ni ku cyumweru tariki 4 z'ukwa mbere 2026, nayo tugiye kuyisoza. Nugira icyizere ko uzayisoza uzayisoza, kandi nutagira icyizere ubwo ni akazi kawe. Bahaye ikaze rero mu kiganiro, ni Gatera Stanley nk'uko bisanzwe. Hari amakuru menshi, ariko reka mbanze mbahe ikaze kabisa. Mwumve ko muguwe neza, mumeze neza, kandi bifurizanye ibyiza. Uyu mwaka tuwutezemo ibyiza byinshi. Mu makuru menshi rero hari nyango, turahera kuri Maduro, perezida wa Venezuela. Ejo yarafashwe na ubu Trump ubu niwe perezida w'ibihugu bibiri, Amerika na Venezuela. Nicolas Maduro ni perezida wa Venezuela, ariko sinzi namwe uko mubibona. Tujye tuganira, hanyuma namwe mume ibitekerezo byanyu, nibwo ibintu bigenda neza. Kubera yuko n'ubu ngubu ni gute, ni ukuvuga ngo harya baca umugani ngo gato kamirwa na kanini. Sinzi ukuntu bajya baca uwo mugani. Ubu koko umuntu nakurusha imbaraga ajya aza gutwara ibyawe, agutware gutyo birangire aho ngaho, ngo afite imbaraga nyinshi nta wamukoraho. Nabonye African Union yabyamaganye, nabonye n'abandi baperezida batandukanye. Nubwo hari ku mashusho media hari abavuga bati hari n'abandi bagiye gukurikiraho, na Trump yabivuze, ariko bagiye gukurikiraho, hari abandi bagiye gukurikira. Ariko avuga Iran n'ikindi kihe gihugu
yababuza ibihugu bibiri, ariko Iran arayitinya nawe arabizi, yaba ashoye intambara y'akaga. Ariko kuki bafata umuntu nka perezida w'ikindi gihugu kuriya, kandi bakavuga ko perezida aba afite ubudahangarwa. Yes, hari abanyagitugu barahari ni benshi, ariko buriya haba hari impamvu. Kiriya gihugu cya Venezuela nicyo gicuruza peteroli cyane, nicyo gicukurwamo peteroli cyane. Urumva buriya nuko Amerika yahabaye n'ubundi, buriya Putin Ukraine aba arayifashe kera, nuko hakomeje kubaho ibihugu by'i Burayi, Amerika, bose bagenda bavuga bakomakomanga, naho ubundi Putin aba yarafashe Ukraine. Ariko kubera Amerika ari igihangange ku isi, yo ntago yinginga, ntawayikoma n'imbere. Ariko ntago yashobora gukinisha Abarusiya cyangwa Rasha, nta nubwo yakinisha buriya Abashinwa. Abakene nabo bamaze gukomera, ariko ibindi bihugu byose. Ariko bukibaza, niwe buriya perezida Maduro niwe munyagitugu cyane, ariko mwabonye ukuntu bamufashe. Mana we, kutagira imbaraga ni bibi cyane. Narebye video ndeba ukuntu bamucukumbura aho yari yihishe. Abanyamerika ngo bakoresheje kajugujugu zabo z'intambara, radari za Venezuela ntabwo zashoboye kuzibona, kandi babanje bakuraho umuriro, igihugu cyose kiba umwijima. Mureba abanyamisiri Abote yari yarafashe nabo ngo baje kubatwara gutyo, bazimya umuriro urabura ahantu hose. Noneho barabatwara. Noneho nabo hariya bajimije umuriro igihugu cyose, na radari ntabwo zakoraga. Bagiye ko nabona bageze mu nzu kwa Maduro, hari akavideo barimo bamukura mu nzu we n'umugore we, ubu babajyanye kubafungira muri Amerika, muri New York. Ariko abanyagitugu barahari ni benshi. Basabe Trump se bose abafate, bigende gute ko abanyagitugu ari benshi? Kuki ahitamo umwe abandi akabareka? Abanyagitugu rero, muribuka Saddam Hussein wa Iraq, nawe nuko yishwe. Muribuka Gaddafi, nawe yishwe n'akana k'imyaka 19, kandi iyo yazaga mu gihugu, indege zamuzanaga zikamugeza aho agomba kujya. Hari utumodoka twamutwaraga twabaga twateguwe, ngira ngo iyo bagendaga natwo, abandi baperezida bagenda n'amaguru, bagenda mu kamodoka gatoya, sinzi ukuntu ikoranabuhanga nyine bagakoze. Ariko we ntabwo yagendanaga n'ibirenge, yabaga afite abakobwa nka 20 b'abasirikare b'abakomando bamurinda. Ariko urupfu yapfuye mwararubonye, bamuhambye ngiye mu ishyamba, nta nubwo arabi iwabo, nta nubwo hari uwamushyinguye, n'umuryango we wose wabigendeyemo. Hasigaye umuhungu we umwe, nawe niwe ejo bundi nabonye ngira ngo bafunguye. Abanyagitugu rero baracyahari benshi. Hanyuma Trump kuki akunda intambara? Ahantu hose ni intambara, ngaho muri Iran, ngaho hehe, ngaho Venezuela, ngaho muri Ukraine, ngaho hehe. Kuki Trump azi intambara zikavuka nyinshi? Umuntu yambwiye ati inganda ziba zishaka gukora, buri ibintu byo mu nganda zabo biba byabaye byinshi, babishakira isoko. Imbunda bazishakira amasoko, amasasu, ibiki, imodoka by'intambara, bashaka aho babigurisha. Rero baba bashaka no gukuraho ibyo bishaje bakashyiramo ibindi bishya. Ariko kweri murabona ko atari akarengane kweri? Ariko nyine ubwo hari ibihugu binini bikomeye mu isi, ibyo biyoboye, bashatse gukuraho perezida uwo ari we wese, ni iminota 0. Ugiye kureba rero ubu ngubu Amerika irashaka kwigarurira, kuyobora isi yose.
yes, mu irayobora mu buryo buri indirect, irayobora mu buryo buri indirect, kuko muba ugiye kureba nk'ibihugu by'Abarabu usanga ni ugushyiraho umuyobozi ukorera Amerika. Wajya kureba mbese usanga nko muri Afurika ho nta n'ijambo tugira pe. Ushobora nko kujya Dubai ugasanga hari umuyobozi uyoboye kampani runaka ahembwa za miliyoni na za miliyoni z'amadolari, ariko kampani ari iy'umuntu ukomeye hanze. Abarabu rwose Amerika niyo iyoboye, nta kintu wavuga. Za Qatar urabona ko zikomeye, ariko muri Amerika niyo ifitemo uruhare. So ikintu cya Maduro abantu bose nabonye babyamaganye, na Harris Kamara uriya wari visi perezida wa uriya uherutse kuvaho, nawe nabonye avuga ko ibyo bintu batabyemera, n'Abanyamerika batabyemera, ari uguteza ibibazo Amerika. Hanyuma dushobora kwibaza ubu ngubu isi irajya hehe, cyangwa ninde uri safe mu bandi badikiteta benshi? Dufite abadikiteta benshi mu isi yose, mbese barahari, ariko cyane cyane muri Afurika ho ni ibindi bindi. Uvuze baricwa, uvuze baramutangatangaga. Impunzi ni nyinshi cyane zo muri Afurika, ni nyinshi. Ibihugu bya Afurika bifite impunzi nyinshi cyane, za Sudani, za hehe, Somalia, Eritrea, Ethiopia, ni nyinshi cyane mbese. Kongo ni nyinshi, ndavuga ngo Afurika ni ibindi bindi. Ubu rero namwe mushobora kumbwira mwe uko mubyumva, murabyumva mute, kugira ngo kuba dictator, abayobozi benshi ni abadictator, ariko ngira ngo byakabaye bitanga urugero, kuko niba tubonye ba Maduro, tukabona ba Gaddafi, tukabona ba Saddam Hussein bakurwaho gutyo, n'undi nawe isaha bashaka kumukuraho, ariko nkeka ko umuntu agiye amenya kwicisha bugufi, ugakorana n'abantu bakagukunda, hatarimo ibintu byo gukandamiza abaturage cyane, nkeka ko byagufasha uwo ari we wese wumva ko akeneye kuyobora. Kandi ubu ngubu ngira ngo generation ziriho abitwa abagenzi, ndakeka ubu ngubu ngira ngo isi nibo igiye kugisapotinga, uwo badashaka bamukureho. Ku makuru ya Venezuela na Amerika ukuntu yamufashe, Trump atangaza ko agiye gufungirwa muri Amerika, akaburanishwa, agafungwa, ariko abantu baribaza ni iki kigiye gukurikiraho. Namwe mutubwire uko mubyumva, mutubwire ibitekerezo byanyu. Hanyuma indi nkuru nashakaga ko tuvugaho, hari inkuru ejo bundi nabonye, ngo inkuru ya The Ben na Bruce Melody. Nabonye abantu bose, niba Bruce Melody azi gukora marketing, ngira ngo nicyo amurusha. Ariko ubundi mugiye kureba mu kuririmba physically gutya kuri stage, iki The Ben aramurusha. Njye nagiye mu bintu bya entertainment kera, guhera ngira ngo za 2018. Abo bose turaziranye, bose abahanzi benshi turazanye mu Rwanda, bose nagiye mbakoraho ibiganiro, kandi bose baranzi. Abitwa ba Mani Martin, ba The Ben, Meddy niwe twatarahuraho, ba Jay Polly, ba Princess Priscilla, ba Pasi, ba Bandera, ba Urban Boys, ba Dream Boys, ba Kitoko, ni benshi n'aba hano muri Uganda benshi, ba Radio na Weasel, mfite n'amafoto, ba Chameleone, bande ibintu bya entertainment nari maze kugeramo kure, nuko
naje guhinduranya muri politiki mbona niyo niryoshye. Well, na entertainment iraryoshye. Now The Ben ari ku rwego rwo hejuru, ni Tiger wa mugani ngo bamwongeyeho izina rya Tiger. Muribuka kera The Ben na Meddy bigeze guhanganaho, ariko n'ubundi The Ben yarabarushaga. Well, ntago habayeho impaka zo kuvuga ngo banze bapime barebe urusha, kandi n'izi za The Ben na Bruce Melody ntago ari bato. Iyo ari bato bayiteguye nabi. Ubundi bato muyitegura mugashyiramo n'utuntu two gushitura abantu kugira ngo bazamure emotions. Nka kuriya bakabanza bagakora press conference bagahangana, buri umwe mbese hakabaho ibintu byo gushotorana kugira ngo umwe akavuga amagambo akarishye kurusha n'undi gutyo, noneho abantu bigashyuha. Ntabwo mujya mubona ibintu byawe wrestling barabahuza, noneho umwe bakenda nko guturana imitwe, bakenda nko guterana ku buryo umwe ashaka no kumutera ingumi undi akisaza aho ngaho after press conference, ukabona ibintu bigashyuha bakabona amafaranga. Rero abangaba bari uko bateguye bato ntakigenda. Nabonye mushiti wanjye witwa DJ Adams DJ Adams buriya ndamwemera, ni mushiti wanjye, twajyaga turarana muri studio. Abahanzi ariko ababa bamereye nabi ngo bose barashishura, ababa bamereye nabi avuga ngo abantu ngo bitwa ko bayoboye industry ya music mu Rwanda, ngo The Ben na Bruce Melody ngo bananiwe no kuzuza kariya kaboro k'ibihumbi 10, avuga Arena ngira ngo niyo yavugaga, ngo bananiwe no kuzuza kariya kaboro. Ndaje mbashyiraho akavideo ke nawe mukarebe, ariko wowe noneho natwe turebe hano ku musingi, mwebwe mubona ari inde urusha undi? Kuko igiye gufata indirimbo ku ndirimbo The Ben yamurusha. Noneho ikindi nabonye The Ben yaririmbye neza, ariko nabonye abanyamakuru bo mu Rwanda bose bamuvuga ngo ntacyo yakoze, ngo Bruce yamurushije. Yes, Bruce ashaka ko yatanze agafaranga. Icya kabiri, abanyamakuru benshi bashaka kuba batazi uko The Ben yahinduye injyana yo kuririmba. Kwe yasobanuye avuga ati mushaka kuba ati iryo ni isomo riri ukwaje, tuzashaka umwanya tubigisha. Yavuze ngo yakoze loop ntago abanyamakuru benshi bakizi, ariko hari ukuntu yagisobanuye. Ni ukuvuga ngo witegereze video za The Ben, ahubwo urabona ko yashyuhije abantu bya hatari. Nk'abantu nyoberwa rero bavuga ngo abavuga ngo The Ben nta kintu yakoze, ngo kandi ngo yaje nyuma abantu barimo bagenda. Je nabonye kuri stage ahubwo yataramye kabisa, yashyuhije abantu. Nyine ubwo mwari mumenyereye muri yanjyana ya kera ko ese ubundi iba Bruce Melody amurusha ku yindi myaka yose yatamurushaga. Buri gihe igitaramo gisoza umwaka, gitangira umwaka, The Ben niwe wajyaga kubita stade zikuzura. None uyu munsi byavuye hehe ngo Bruce Melody niwe umurusha n'ibiki n'ibiki? The Ben abahanzi amaze gukorana nabo, Bruce Melody yari yakorana nabo kubera iki? Akorana nabo abahanzi bakomeye nuko bamuzi ko akomeye. Bruce Melody aza hano Kampala muri Uganda, nagagira attention nuko The Ben yayigira. The Ben yaje ewan kuko Uganda yose nyikunda The Ben, none no mu Rwanda nuko, East Africa nuko. Ejo bundi bakoze tour hano muri Uganda, abanyamakuru bararakara cyane, bazanye Diamond, bazana The Ben, sinzi tour bari muri ino minsi. Ariko jewe ndababwira ko The Ben is the best. The Ben is the best mu indirimbo gusa Bruce Melody hari uturirimbo tubiri yandirimbiye twiza ndadukunda. Hari igihe nari ndi muri gereza najyaga numva akaririmbo ka Bruce Melody, numva karimo karanjyana ahantu nazi, aho yajyaga aririmba ngo niwumva bigiye kurangira uzandabure,
murakibuka ko ngako. Hari impamvu buriya wenda nyirango. Ariko ndaje mbashyireho murebe ukuntu bagiye baririmba kuri stage, hanyuma murebe ba The Ben koko yarahangitse abantu, ariko ngiye mbona atarabahangitse. Okay, ibyo tubiveho ubwo mubona inkuru ya gatatu, nizo ntabwo inkuru eshatu. Inkuru ya gatatu ni inkuru yitwa Abanyarwanda bitwa abavandimwe. Abanyarwanda bitwa abavandimwe, ejo hari igitaramo, ntabwo nashoboye kujyayo, nari ndi busy, ariko nendaga kujyayo. Abantu bitwa abavandimwe baraye bakoze kanivo, bati niyo kanivo ya mbere yabaye muri Uganda. Ariko hari ikintu abantu batarasobanukirwa. Abantu bitwa ngo bavuga ngo abavandimwe Abanyarwanda. Abavandimwe Abanyarwanda. Ubwo mu by'ukuri abo bantu bitwa abavandimwe kandi bakitwa Abanyarwanda, ni bwoko ki, ni ihanga ki, bakoresha uruhe rurimi? Mujye mumbabarira ibi bintu abantu ntabwo babisobanukiwe. Kuki bitwa abavandimwe bakitwa Abanyarwanda? Bahisemo ikintu kimwe. Impamvu nyivuzeho ibi, numvishe Pastor Bugingo avuga ngo mwakoze kwihishura. Mu Kinyarwanda cyiza cyane, mwakoze kwihishura. Bihishuye gute? Kwemera ko ari abavandimwe. Abavandimwe ni ubwoko ki? Ubuse Bugingo umubaje ngo ubwoko bwawe ni ubuhe, yabondo umuvandimwe? Oya, nyeka ko okay, buriya hari igihe umuntu yihimbira business ye, akagira Imana, akabona abantu, akagira inshuti zikamushyigikiye, bati we kora ikintu cyawe niwe ubizi. Ariko ushobora kugira gutya ejo ikintu wakoze kikakugaruka, ukagira ingaruka ntumenye nawe n'ukuri bukivanemo. Kugene ntekereza ko kwitwa umuvandimwe ni umuntu muba muvukana mu ndimi. Mushaka kuba muvukana kwa papa cyangwa kwa mama, cyangwa kwa papa na mama, igihe muba muri abavandimwe. Ariko abandi mutavukana mu ndimwe ntabwo muba muri abavandimwe. Niyo mpamvu bita kuvuka indimwe nibwo buvandimwe. Abandi muri inshuti z'umuryango, muri Abanyarwanda muri rusange. Ariko gusa nyine muri iyo kanivo harimo abahanzi benshi batandukanye. Abagande bafitemo barongoye Abanyarwandakazi, n'uwitwa Buchaman yavuze ko afite abana i Kigali, afite abana Masaka, afite abana b'Abanyarwanda. Yagiye avuga ba Eddy Kenzo ni Abanyarwanda, ba Omega 256 ni Abanyarwanda, yitwa ndetse Umurerwa. Hari n'abandi, uwitwa Kayiranga, hari n'abandi, bari bahari abahanzi benshi. Ndetse na Perezida Museveni hari icyo yavuze ijambo ngo mwarakoze kunshyigikira, nanjye nakemuye ibibazo mwari mufite, nakemuye ibibazo byari mufite bya harassment, mbese ubwo ni nko kubavangura no kubabwira nabi, kubafata nabi, ibintu nk'ibyo. Ariko hari abavuga Article 10 yo nta kintu ajya yivugaho. We yatanze executive order, Abanyarwanda barakimwa. Okay, ahangaha rero hari n'ikibazo n'ubundi. Abanyarwanda bimwe ibyangombwa, abavandimwe ntabwo tuzi baba babihabwa, cyangwa se bafite ubwoko buvanze bw'abavandimwe n'Abanyarwanda. Nabyo ntabwo tubizi, kuko nta bwoko buhari bwitwa abavandimwe, ntabwo bajya gusaba ibyangombwa ngo cyese baba babisaba mu rwego rw'Abanyarwanda, nabo bakagenda bitwa Abanyarwanda. Ariko byagera hariya bakitwa abavandimwe. N'ibitaramo nyinshi byose bivuga abavandimwe, buri kimwe cyose. Ariko nyuma bakajya gusaba ibyangombwa nk'Abanyarwanda. Cyo muracyumva? Nyuma bajya gusaba icyangombwa nk'Abanyarwanda. Ni igitaramo cyitabiriwe na murumuna wa Museveni, yakigiyemo Nzaire, na Perezida Museveni yavuze, ariko yavuze ari kuri
ikoranabuhanga, bari bashyizeho screen aravuga, ngira ngo ndabashyiraho akavidewo mu karere. Ni ibyo ngibyo nashaka kuvuga, kuko ubu ngubu Gashumba ikigaragara ubu ngubu niwe muri Uganda wemewe, ufashwa na leta na perezida n'abandi kandi mu rwego rw'abavandimwe. Hakaba hari indi gurupu yitwa Umubano, ariko yayobejwe n'abantu bari bayiyoboye. Genda bivuga erega, ntabwo nca ku ruhande, yayobejwe n'abari bayiyoboye, babwiraga abantu ari imari, n'inkuru narazikoze, n'ubu twajya mu mavideo mukayabona. Babwiraga abantu ngo nituzamutore ataduhaye natwe ibyo tumusaba, nituzamutore adahinduye article 10, nicyo bavugaga. Ariko abo bayobozi bari bayoboye iyo group yitwa Umubano, baravugaga ngo uyu munsi nibo ahubwo barimo gushaka amajwi yo biyamamaza kuri NRM. None se bo kuki bagiye gutora NRM kandi barabwiraga abandi ngo nimutore, ngo nimutuzamutore atabanje gukemura ibibazo byacu? Urumva Gashumba nabonye ejo bundi Perezida Museveni yabahaye inka, ngo yabahaye n'imodoka zingahe n'amafaranga, abandi bari aho ngaho nta kintu. Ahubwo bamwe batangiye kujya kwa Gashumba, batangiye kujyayo. Ubwo rero bivuze ngo barayobejwe, kuko ni benshi, nta nubwo bemera ibyo by'abavandimwe, kandi ni benshi, ariko barayobejwe. Erega njye nzajya mbabwira ukuri, ushaka ababare, ushaka agira ati burya ukuri kuratinda ariko kukagaragara. Ikinyoma kirihuta ariko ukuri kugitangayo. Njye nzajya mbabwira ukuri, nimukora ibintu bitari byo nzajya mbabwira ukuri. Ntabwo njye naharenganya aba bantu kuko barayobejwe, ariko bagiye guhura na perezida inshuro zingahe, byaranze. Rero nuko byaje kuvugwa nyuma ngo tubanze tumutore tuzamwishyuze nyuma. Yes, ibyo ngibyo nabishyigikira, tubanze tumutore tuzamwishyuze nyuma, ibyo ngibyo nanjye nabishyigikira. Ariko nuko byabaye turete, ariko n'ubundi umunyarwanda se yatora nde wundi? Umunyarwanda nta wundi yatora. Tuzamutora nta kundi, nitugira Imana. Ariko wenda nyuma y'amatora, wenda article 10 hari igihe izakorwaho, hari igihe izakemuka, ibibazo bigakemuka. Kuko ubu abanyarwanda benshi ba hano muri Uganda batarageraho no mu Rwanda, ajya gusaba passport, basanga wenda afite izina ngo wenda Kananura, Rwamuhizi, niyo wavuga Gatera, bavuga wowe genda ugure ubwenegihugu, cyangwa usubire mu Rwanda. Rero iyo niryo vangura abanyarwanda bakorewe imyaka myinshi cyane. Ariko article 10 ivuga ngo aho uvukiye uba umwenegihugu, cyangwa imyaka runaka, wenda 10, cyangwa Burayi hari aho umara imyaka 3, hari aho umara 5, hari aho umara ingahe. Na hano niyo yaba 10, ariko hari abantu baje hano muri za 26, muri za 50, muri za 30 na kangahe, kugeza n'ejo bundi n'uyu munsi hari abaje. Rero iyo niyo article 10 bashaka kuvuga ngo aho umuntu yavukiye, kuko abanyarwanda benshi twavukiye hano muri iki gihugu cya Uganda, abenshi twigira hano. N'ubu yewe amashuri nizeho ryose, n'ubu ncaho nkayareba rero nabonye abavandimwe nyine, ubwo iba perezida yemeye kubatera inkunga, yemeye kubaha amafaranga, yemeye kuvugana nabo, nubwo yavuganye nabo online, ni ukuvuga ko rero ubu ngubu bemewe muri Uganda hano. Ni ibintu byabaho debate ndende,
Ariko ubwo sinzi namwe ababishoboye mutubwire namwe uko mubyumva. Bariyita abavandimwe ariko bakajya gusaba ibyangombwa nk'abanyarwanda, kandi umuvandimwe ntabwo ari ubwoko. Hmm? Umuvandimwe nta rurimi agira, ururimi gakondo nk'uko twebwe dufite ikinyarwanda, ururimi rwabo ntabwo ruzwi, imico yabo ntabwo izwi. Abavandimwe ni abantu bavukana, ni ibintu numva bisobanutse, ariko sinzi impamvu abantu bamwe babigoreka bakabeshyabeshya gutya. Nta kundi, reka dutegereze turebe iyo bigana. Yewe mbivuga nk'ukuntu mbyumva, according to my opinion, uko mbyumva niko mbivuga uko. Ni ibitekerezo byanjye, kandi igitekerezo cy'umuntu ntabwo gikuyeho ko icyawe cyari kizima cyangwa n'icyundi ari kizima. Just mba mbabwira like jyewe ku giti cyanjye ko niko mbyumva. Namwe muratubwira uko mubyumva. Ni izo nkuru eshatu nashaka kubaganirizaho uyu munsi. Reka mbasezere, mbifuriza weekend nziza. Jyewe ikipe yanjye murabona ngira ngo nambaye Liverpool, nubwo muri iyi minsi dufite ibibazo, ariko ntabwo ari byinshi cyane, ariko ni ikipe ikomeye cyane ku isi. Ikipe y'amateka, ikipe ya Liverpool na Manchester burya zirakomeye cyane mu Bwongereza, nta n'indi yanganya nayo amateka. Gira umunsi mwiza.